Twaje uko ari kiri umusore akiri umwana ngira ubona ndakuze ndi mukuru avuga ati ngomba kujya gushaka utwana duto abakecuru nkaba basize hirya reka ibyo bintu urabikora Rumumba byigira akamaro cyane ntabwo ari n'umuco nyarwanda ntabireke kuko kera baravuga ngo umugore udakubiswe ubu ntibagikubita ibyo badukangisha ni umwanzuro wanjye rero cyangwa se inama nagisha ni iki yaguha gatakiguha nizeka yaguha gatakiguha kugira ngo wumve ko ibintu byahindutse byose navuga nyine ko byose yarabimaga ariko nyine uko umuntu agenda yigera imbere nyine agenda atekereza uriya nararebye nyine ndavuga ati umuntu nawe kuri Masosi TV no kuri Amakenga series abanyarwanda barayikunze cyane nubwo bacyayikunze nenshi cyane maze gukina. Okay, sawa cyane. Murumva rero ahantu hose mugomba kujya ku Gitenge Comedy TV mugakora subscribe ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Nawe se nibyo ukora? Aya. Ubusanzwe niye mpamvu wari umunyeshuri. Naje kwiga kaminuza byigira akamaro cyane ntabwo ari n'umuco nyarwanda ntabireke kuko kera baravuga ngo umugore udakubiswe ubu ntibagikubita ibyo badukangisha ni iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oya sireka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura ibyishimo by'Abanyarwanda gasika mutoro sase nabwo asamatira gake cyangwa samba bundi bicari kuri Manzi Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire kure cyane hashoboka reka ntangire kwifuriza umwaka mwiza 2024 ngo uzakubera w'amata n'ubuki kuri wowe ndetse n'umuryango wawe ndetse nanakubwira ko uriho kubw'impamvu nta kure cyane wagera Imana itagukura kandi ibyo uri gucamwe uyu munsi n'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza uyu munsi rero murabona abantu bashya reka mvuge ngo ni bashya badasanzwe kuri screen zanyu mushobora kwibaza ngo ni bande ese baje kuvuga iki ese baje kutangaza iki n'umukobwa mwiza ntabwo ndi buvuga amazina ye araza kubibwira ndetse n'umusore mwiza mubona ku ruhande rwo hirya sinzi icyo baje kumbwira gusa harimo umwe wansabye ko twaganira cyangwa se wansabye ko twakorana ikiganiro ndatangira mbaha ikaze baratangira babibwira ndetse bibwira n'abantu badukurikirana muri rusange sister bimeze biti sawa umwaka mushya muhire kuri twese mwaka wawutangiye ute tangiye neza cyane niki cyagushimishije kuri Bonane byashimishije ni byinshi umugore n'inshuti zanjye harimo guhura n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe niki kintu wariye kuri Bonane utariye kuri Bonane yashize ni byinshi cyane ni byinshi cyane ibintu nariye kuri Bonane ntari umwaka ushize byo biragaragara ni byinshi umutima wanjye n'ubu harimo amashimwe gusa menshi cyane okay sawa rero ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiranye nura turaza kumugeraho amazina yawe witwa Olga Olga witwa izina ryiza cyane so umusaba imeze biti bimeze neza to umwaka mushya muhire kuri twese hamwe we kuri Bonane nagaki wariye katandukanye nako wariye ubwashize ko nariye twinshira nariye twinshi to nkako navuga nyine navuga kahe cyane twinshi cyane niki kintu cyagushimishije cyane kuri Bonane cyanshimishije nuko nahuye n'ababyeyi banjye agahura ndetse n'umukunzi wanjye ugahura n'umukunzi wawe ufite umukunzi se ndamufite ufite umukunzi sure we wambwiye ko wahuye n'ababyeyi bawe gusa ariko nta mukunzi wawe wamwe ntabwo wigeze ubonana na shiri wawe kuri Bonane twarahuye ariko numvaga atari nk'ingenzi cyane kubera iki
ko numvaga ko ari ibanga ryanjye nawe. So Olga nguhaye ikaze hano kuri Manzino Innocent TV. Olga ni muntu ki? Olga yanga iki? Yakunda iki? Olga ni umuntu ukunda gusabana, agakunda inshuti, agakunda abavandimwe ndetse n'umuryango we. Olga ni umuntu ukunda gusangira n'abantu, ukunda gusabana, akanga umubangamira, agakunda uwo bahuje, wubaha imico ye, agakunda ndetse n'umuntu umwubaha uko nawe agerageza kubaha cyane. Voilà, ndagushimiye cyane. So rero mbahaye ikaze, ariko we ntabwo wavuze amazina yawe. Njye nitwa Sano Clever, ariko ibyo banze ni Nuza Rumumba. Rumumba Rumumba ni izina rya Nuza nkoresha mu gukina. Mu gukina ukina ibiki? Ni na filime na comedy. Ukina filime na comedy Rumumba. Ubwo rero murumva murajye kuri Rumumba comedy mukore subscribe ibintu. Ni Gitenge Comedy TV. Na kinyano henshi hagiye hatandukanye kuri Masos TV no kuri Amakenga series. Abanyarwanda barayikunze cyane nubwo bacyayikunze. Ni henshi cyane maze gukina. Okay, sawa cyane. Murumva rero abantu hose mugomba kujya ku Gitenge Comedy TV mugakora subscribe ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Nawe se nibyo ukora? Ubusanzwe niye wari umunyeshuri. Naje kwiga kaminuza 2023. 2023 nibwo urangije kaminuza. Voilà. Ndacyari umururu mwiza. Uracyari umushomeri? Ndacyari umushomeri, ndacyariga ku kazi nzakora kariko. Voilà. Wese nta yindi mpano wiyumvamo nguyu ngakina amakomedi n'amafilime. We ni iki kintu wumva wakora kiri inyuma y'ishuri? Uzaba umucuruzi. Kuko ni nabyo nize. Nibyo wize. Imana izabigufashemo ndetse cyane. Rero uyu niwe wanyandikiye, aranyandikira ansaba ko twakorana ikiganiro, gusa natunguwe no kubona ataje wenyine. Ese uyu nguyu ni murumuna ni musaza wawe, ni mubyara wawe, ni iki cyawe uyu nguyu wicanga? Uyu ni umuhungu dukundana. Reka niga mu wa 6 segonderi, niga mwaka wa 4. Duhura nashobora kuzana umuntu mukuru akakunanira nkuko wazana umwana akakunanira. Washakaga akana wiforomera mbega muri make. Niko bimeze wirerera. Rumumba, umunsi wa mbere Olga yakubwiye ko agukunda wabyakiriye ute? Se warabyizeye? Nine bwa mbere abimbwira ntago nahise mbyizera ko n'umuntu wandutaga. Yego. Urumva ko njye ndi mutoya nyine ntabwo bwa mbere nabyizeye. Nyine uko twagendaga tuganira niko nagendaga mwiyumvamo kandi nkakabyizera ko nkunda. Akagukunda. Niki cyagukuruye kuri Rumumba? Ikintu cyankuruye ni urukundo ubwanjye kandi nari mufitiye. Numvaga mukunze pe. Ariko mbibwiye mama, mbibwiye papa, numva ntabwo bari kubyumva. Numva nyine hari kuba navuga ko nkunda uyu mwana, bivuze ko ari n'umwana imbere yawe. Mama arambwira ati uyu n'umwana ntago ari umuntu mukuru, we shaka umuntu mukuru mukunda mwane ma wapi. Abantu bakuru basigatesha umutwe. Kandi kondera uyu nguyu wenda nzanamwirera, none nawe yananiye. Yakunaniye gute se kandi? Rumumba, niki cyagukuriye kuri Olga? Cyankoreye nyine nk'umuntu warumbwiye ko ankunze. Nyine narabyaje navuga ati niba nkunda nanjye ubwo ngubwo rero nanjye ndamukunda nyine. None se ni nk'iriye jambo Rumumba yakubwiye ukumva ari kuryoheye mu matwi ukavuga ati iri jambo nzarigenderaho umwaka w'ubuzima bwanjye? Umwana w'umuhungu ko afite akaribi, afite amagambo meza cyane rwose. Ikarika Ufite jambo kubwira ugahita uvuga ati umugabo n'uyu. Neza ugahita ugwamo fresh. Ugahita ugwamo ukavuga ati umugabo n'uyu. Rumumba, ni iki Olga yakubwiye ukumva ko ushize umwimariyemo burundu? Ikintu yambwiye nyine nkakumva ndemeye. Ni umutoma yambwiye ariko ntabwo nkiwubwunguye tu. Ariko nyine hari umutoma yigeze kumbwira nahise nemera tu. Neza burundu. Byataye. Olga, so wowe ubwawe wafashe icyemezo uravuga ati ibingibi ngomba kubikora, niwe ndi bwibandeho cyane sibyo? Ibingibi ngomba kubikora uko burya icyo umutima ukunze nyine
ugomba kugiharanira kandi ukakigeraho sibyo none kuki wowe ubwawe wafashe icyemezo ukavuga ngo ngewe ibi bintu ngomba kubinyuza ku itangazamakuru hano muri live kuri kamera yacu cyangwa se ku Cyogajuru na kuri Manzi Innocent TV sibyo sasa kuki wahisemo kuvuga ngo ngewe ibi bintu ndaza kugira ute ndaza kubishyira hanze washaka kugera kuki ese washaka kumvikanisha iki ni iki kidasanzwe washaka kugaragaza ikintu kidasanzwe nashaka kugaragaza wenda nuko abantu benshi badakunda kubibona urabona ko ari njye nawe hari ahantu ari itandukanye cyane ya so rero njye nashaka kugaragaza imico ye imico ye itari myiza pe arakubangamira se kugeza amagingo aya ntarwana yego ntarwana ntakubitana ariko anca inyuma nkabibona reka umwana ungana gutya se ubwo yaguciye twaje uko ari kiri umusore akiri umwana ngira urabona ndakuze ndi mukuru avuga ati ngomba kujya gushaka utwana duto abakecuru nkaba basize hirya reka ibyo bintu urabikora Rumumba umva nuko ndi kumva ari dangera cyangwa biragutunguye ntabwo byamutunguye urabizi nzi ko ntabyo azi ose urabikora wowe bikorera iki uzi ko byababaza sheri wawe nyine ntabwo mbikora cyane nkuko nyine ndabikora ndabyemera ariko nyine buriya ntabwo uba wamuburanye iki se kugira ngo ujye kubikora ya mico y'abagabo se nicanye ntawizi nyine buriya nyine nuko ari n'umuntu mukuru nyine ananduta buriya cyiza nyine no kujya ku bantu mungana wowe ntabwo umukunda se ntabwo umukunda simukunda cyane nyine nkuko mbere namwiyumvagamo ntabwo ariko nyikimwumva niki cyaguhinduye se kuba niki yaguhaga atakiguha nizeka yaguhaga atakiguha kugira ngo wumve ko ibintu byahindutse byose navuga nyine ko byose yarabimaga ariko nyine buriya uko umuntu agenda yigera imbere nyine agenda atekereza buriya nararebye nyine ndavuga ati umuntu nkundana nawe ni umuntu duta haba mu myaka haba muri byose ni umuntu duta rero icyiza nyine nuko nakwikundanira nabo tungana bikarangira none se Olga ngaguca inyuma bigenda gutya na gutya uwo mwanzuro wawe n'uwe kuri uyu musore mwanzuro wanjye ntabwo navuga ko ari ukumureka burundu kuko kamwe no rwana ko ndamuruta ariko mu bitekerezo nawe agomba guhinduka yego niyo umuntu ari muto mu myaka ntabwo ari ngombwa we muto mu bitekerezo bigomba guhinduka akamenya ko ari umugabo washatse umugore akamenya ko ari umugabo wubatse abajyamo akabajyamo ariko nanone ntakabye kuko gukabya kwe nkubwira ni ukukabya kwe nyine kugenda yasize yagiye aha wenda ashobora kubyemera hano kuri imbere ya kamera akavuga ati ibi bintu ngiye kubigabanya cyangwa se ngiye kubireka si na ngombwa kubigabanya ko umugabo washatse ubuje kumwe n'umugore ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ndagabanya oya agomba kubireka burundu niba bumva ko atabireka burundu byaba ari ibyo leta yadutandukanye ariko rero nta mpamvu yo kudutandukanya kuko nitwe twihuje none waje gusaba inama cyangwa waje ni inama njye nagishaga wenda niba yumva bihakana ko atabikora wenda n'ahandi hazahafatirwa ibyo bintu bibone ko ibyo navugaga bifite logike yego ibyo navugaga bifite logike kubera ko umufasha aramufashe umuntu umbwiye ngo ari hano njye sinapfa kubyemera nk'uko abimbwiye ariko niba ikimenyetso cya mbere kiragaragaye yarakimbwiye cyangwa se nanjye ndabyiboneye umwanzuro wanjye nibyo uzawufata ku giti cyanjye bitewe nuko ibintu mbibona cyangwa bitewe nuko nihangana uwo mwanzuro wawe urumva ari uwuhe tugana ku musozi Rumumba umwanzuro nyine nk'uko nyine yabivuze ngewe rero ngewe ukuntu nyine kubyumva nyine we yaje kugisha inama ariko nyine ko umuntu agenda akora nk'uko nabivuze nyine ubwo ngubwo ngiye ikintu namubwira nyine ndacyamukunda ariko sinyimukunda cyane rero nyine ubwo ngubwo ngiye icyo navuga rero anyihanganiye ku byo namukoreye nk'ubwo natabikoze cyane nk'uko nabikubwiye
nubwo nk'uko rero ngenda cyamukunda ngo natakimyumvamo cyane nk'uko namukundaga mbere. Organ tugana ku musozo, icyifuzo cyawe ni ikihe ku bantu badukurikiye? Se wowe umwanzuro wawe ni uwuhe? icyifuzo cyanjye ni uko yabireka burundu kuko ntabwo ari ibintu byigira akamaro cyane, ntabwo ari n'umuco nyarwanda. ntabireke kuko kera baravuga ngo umugore udakubiswe ubu ntibagikubita, ibyo badukangisha ni iki. umwanzuro wanjye rero cyangwa se inama nagisha, uzamufata ari wenyine, mumugire inama, mumwumvishe uburyo ibyo akora atari byo cyangwa se ibyo akora. niba nawe uri umugabo mugenzi we, uzamwumvishe ko ibyo akora atari byo cyane. Gira ikintu ubwira abantu badukurikiranye dusoza. ikintu nabwira abantu badukurikiranye, ndabakunda, ni abantu beza cyane. muri komenti, muri ahantu aho ariho hose bagerageza kungira inama kandi bakageza kunkomeza. ikintu rero nababwira ni uko bakomeza gukurikirana Manzi and Innocent TV, tukajya dukomeza bagakora subscribe, bagatera komenti ku biganiro mugira, ku nama mugira abantu, bagakomeza kuzikurikirana kuko ikiganiro cyanyu, interview zanyu ziza ari nziza cyane. Urakoze cyane. Rumumba, we niki wabwira abantu b'abakunzi bawe, baba bari abakureba kuri Gitenge Comedy TV, ndetse ugira n'ikintu ubwira abantu ahangaha kubw'ububwana ko bivuge gutyo, kuko kuba wacu umugore wawe inyuma kandi yarakwizeye akaguhereza umwanya we ntabwo ari ibintu byiza. Gira ikintu babwira. Urakoze. Njye nicyo nababwira nyine nk'uko nyine yabivuze, uriya icyambere no gutekereza. nyine ubwo umuntu uko nyine ni ukwicara ahantu nyine agatekereza, nyine ibitekerezo bigasubira ku murongo. nk'icyo nabwira abakunzi ba Manzi na Innocent, nyine bakomeze gukurikirana ibikorwa bya Manzi na Innocent, bakande subscribe, bakande comment, nyine bagira icyo bandika, basharinge na link ziba zikenewe. nibyo nyine nababwira. nyine n'ikintu nababwira, mu minsi iri imbere ndakomeza kubaha ibinogeye amaso yanyu ku Gitenge Comedy TV. mugende mukande subscribe, umuntu sharinge na link na comment, ibyo byose biba bikenewe. rero ndabashimiye nyine nk'abantu twari turi kumwe, murakoze. So wisubireho rero kandi Orga wihangane, ibi byose bizarangira. So reka ngushimire cyane rero wari udukurikiye hano kuri Manzi and Innocent TV. Imana ikumpera umugisha kandi ikomeze kubana nawe ndetse n'umuryango wawe. Ciao ciao.